Nshuti bakunzi ba Digital TV namwe mwese mukurikiye Digital TV aho muherereye none mu gihugu turasuje cyane. Bakunzi bacu rero ko twabemereye ko tuzatubahereza amahugurwa agiye atandukanye kuri telefone ndetse na computer. Gusa kuri uno munsi bakunzi bacu so kubahereza amahugurwa ahubwo ibyo twabasezeranije nibyo tugiye kubereka uno munsi. Ubushize turimo kubereka uburyo ushobora kumenya wifi ya password iri connected kuri computer yawe. Twabemereye ko tuzabashakira n'uburyo buzajya bubereka password ya wifi urimo gukoresha ukoreshe telefone yawe. Aka kanya rero urimo kunyumva urimo kureba ino video tugiye kwereka uburyo ushobora kumenya password ya wifi urimo gukoresha ukoresheje telefone yawe mu gihe uwo wayisabye ushobora kuba wayimusabye ariko atigeze ayikubwira ahubwo yakwatse telefone yawe akayigushyiriramo. Ndetse ushobora kuba ugeze ahantu bari gukoresha wifi mu by'ukuri utazi password kandi utanashoboye no kujya kuyisaba ngo uyisabe nyirayo ayiguhereze. Ikintu uri buze gukora uri buze gufata telefone y'umuntu urimo kuyikoresha wenda uze gukurikiza inzira tugiye kukwereka uze kuzifashisha ziri buze kukugeza neza 100% kuri password ya wifi arimo gukoresha. Ikintu ndi buze kukwereka rero ndi buze connecta telefone yanjye nkuko wabibonye. Turaza dushyiraho telefone yacu nimara kuyishyiraho noneho nze kukwereka step by step uburyo uri buze gukoresha kugira ngo umenye password ya wifi uri kwifuza gukoresha. Ikintu uri buze gukora uri buze gufata telefone y'umuntu warangije kuba connected cyangwa telefone yawe niba nayo iri connected uze kuza muri Play Store. Nugera muri Play Store uze kuhakanda rimwe. Numara kuhakanda uze ahangaha wandikira application urimo gushaka wandikemo QR code barcode cyangwa se QR scanner barcode scanner ingiyi cyangwa se yo hejuru. Reka dukoreshe QR code scanner uyikandeho. Numara kuyikandaho uze kuinstall ino ya mbere cyangwa ino ya kane biraterwa niyo ushaka, gusa wifashishije ino ya kane nibyo byaba byiza. Uraza uyikandeho. Numara kuyikandaho uze kuza kuri install noneho utegereze ijye muri telefone yawe. Ndagusabye utarakora subscribe bahangana kuri subscribe kugira tuze kugendana warakoze subscribe ndetse na video tuzadushyira kuri channel yacu ya Digital TV ujye uzibona mu bambere bitagusabye kumanza wakira link tuguhaye ngo nawe urebe video. Ahangaha ikintu uri buze gukora nta kindi uraza ukore enable. Numara gukora enable urabona ko application yacu imaze kugera muri telefone. Urahita usohoka muri Play Store. Numara gusohokamo urabona ko nanone application yacu yamaze kugira yamaze kujyamo. Uraza ukande kuri QR code twamaze kuinstalla urebe ko ifunguka neza. Urabona ko hano irimo gufunguka. Ikintu uri buze gukora ibingibi byose urabivamo. Numara kubivamo uze guhituza muri setting ya telefone yawe. Urahituza muri setting ya telefone yawe. Uraza ukande kuri settings. Numara kuhakanda uze kureba kuri wifi. Numara kuza kuri wifi uze kuri advanced option noneho uze kureba handitse saved networks wakande. Numara kuhakanda uze gukanda kuri ya connection uri connected kuri yo. Ubwo ni izina rya connection urimo gukoresha urahita ukanda kuri iryo zina. Numara kubikandaho uze hano handitse share wakande naho. Numara kuhakanda baguhereze QR code imeze gutya. Ikintu uri buze gukora nakiri rero uraza guhita umanura hano hejuru. Numara kumanura hejuru ukande kuri screenshot. Kande kuri screenshot. Numara kuhakanda urabona ko code yacu tuyifashe. Nitumara kuyifata tuze kuza tuyikropinge bisanzwe nkuko tubishaka. Nitumara kuyikropinga dufate neza ku buryo umwe wose uraba ugaragara tuyisaving muri telefone. Hano urabona ko yarangije kuba saved. Ikintu uri buze gukora nta kindi uraza ukande hano usohoke muri application za telefone yawe. Numara kuzisohokamo wongere ugaruke ushake QR code turimo twamaze kudownloading. Uraza nayo uyikandeho. Numara kuyikandaho urabona ko gutya irimo kugaragara neza. Ikintu uri buze gukora uraza ukande hano kuri gallery. Ujye muri gallery. Numara guhitamo gallery uze ukore just once cyangwa always. Turakora just once. Noneho tuze kuza muri album tuhitemo ino QR code twamaze gukropinga. Iyi QR code numara kuyihitamo urabona ko isigaragaza password ya wifi yawe ndetse n'izina rya wifi yawe.
ndagusabye rero ino video niba wayikunze wihangane ukore like, share ndetse na subscribe kugira ngo ubutaha nitujya dushyiraho video ujye uyibona mu bambere kandi bitagusabye gutegereza link tuguhaye. Tuze gusubira rero muri video ikurikira. Murakoze cyane.